ariko aya magambo akomeye aravuga ngo mbere ho gato tutarinjira mu bihe by'akaga. Mbere yo kwinjira mu bihe by'akaga twese twari twamaze gushyirwaho ikimenyetso. Bivuze ngo ikimenyetso cyashyizweho mbere y'uko akaga kinjirwamo. Kandi titiri katubwira ngo igihe cy'imbabazi kizarangira gushyirwaho ikimenyetso birangiye. Bivuze ngo gushyirwaho ikimenyetso n'igihe cy'imbabazi byose ni ibintu bizajyanirana. None niba bizajyanirana rero tukaba tubonye yuko ngo byabaye mbere ho gato yuko abantu binjira mu mubabaro. Bivuze ngo imbabazi zarangira mbere ho gatoya. Mbere ako gato uzarakaye. Abantu bazasanga abigisha babo, bazasanga abapasiteri babo, babwira ngo kuki mutatubwiye iby'iki gihe, ngo bazabwira ngo Bibiliya mwari muzibitse iwanyu, ibitabo by'uko abahanuzi mwari mubibitse iwanyu, mwashaka ko tubakorera iki niba mwaranze kumva icyo Bibiliya zivuga. Twarabibonye impuzamadini yo mu Rwanda n'impuzamadini yo ku isi, icyitwa ecumenisme cyazanywe na papa. gufata abapantekote, agafata abangirikani, agafata abakatolika, agafata abayisilamu, agafata abahinda, agafata ababudisite, agafata abayuda, abajuzi, abajudayizime, bose agahuriza hamwe ngo icyo dupfa nuko dusenga icyitwa Imana, pana yo mu ijuru, nuko dusenga icyitwa Imana, nimureke duhurize hamwe twubake imbaraga. Ariko abantu ngo banze guhura cyangwa se guhuza n'izo nama, abo niba akaga kazageraho, kuko nibo bazitirirwa ibibazo byose biri muri iyi si, nibo bazavuga ngo mwateje isi akaga, mwanze kubigenza gutya, none dore Imana irimo iradusukaho ibibazo. Abo bantu rero nibo bagiye guhigwa, kandi abo ngabo ni abantu bazagendera kuri Bibiliya, kubera ko twe turabizi neza ko Bibiliya yo ubwayo ntitwemerera ikintu cyitwa ngo ni ukwihuza nk'uko dusengiye ku mana zitandukanye. Muraho, Imana ibahe umugisha kandi bishimire. Twongeye kunezezwa no kongera guhurira hano nyuma y'igihe kirekire cyari gishize tudakora. Impamvu naraye nyibabwiye nuko channel yacu bari bayitwaye, bari barayibye, ariko twongeye gushimira Imana iyo yabikoze. Uyu munsi none tugarutse turi muri ya gahunda yacu y'ibyanditswe byera, dusuzumira hamwe ubuhanuzi ndetse tunarebera hamwe imyiteguro dufite mu kugaruka kwa Yesu Kristo. Ariko mfite ikibazo mbere yuko tujya mbere y'ibindi bintu byose. Ibyanditswe byera bitubwira ko mbere yuko akarengane kaza, imbabazi zizarangira. Ikibazo, ubu tuvugana ugiye kumva ngo akarengane karaje, ufite icyizere yuko wababarirwa ku buryo ijuru ryahita rivuga ngo uyu nawe ni umwana wacu? Cyangwa nkivuga gutyo, nkimara kuvuga ku kintu cyerekeye no kurangira kw'imbabazi, uhise wumva ko hari ibintu utatunganyije? Katubanze dusenge. Data mwiza, mubyayo dukunda kandi ukiranuka, twongeye kugushima no kuguhimbaza. Tugushimiye ukuntu uhora twitaho ko bwije no ko bukeye, icyubahiro n'ikibi cyawe. Komeza kubana natwe muri iki cyigisho, uduhe Mwuka Wera atwigishe, ijambo rye ribe mu mitima yacu, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo turakoze, amen. Nari ntangiye nkubaza ngo mbese uramutse wumvishe itangazo rivuga ngo imbabazi zirarangiye, I mean ngo agahato cyangwa se akarengane karaje, kandi ibyanditswe byera bitubwira ko ngo igihe ibyo ngibyo bizabaho, igihe bazaba bavuga ngo ibi ngibi bigenze gutya, imbabazi ngo zizaba zirangiye, uwihannye azaba yarihannye, utarihannye bizaba bimurangiriyeho. None ikibazo kiri ahangaha, mbese ibyo biramutse bibaye ubu ngubu tuvugana, urahamanye n'umutima wawe yuko wamaze kwitegura, byose wamaze kubishyira ku ruhande, ibikuremereye, ibyakubuza kubona ijuru, byose byamaze kujya ku ruhande, ku buryo usigara uvuga ngo umutima wanjye uratunganye, nta kibazo na kimwe kirimo, Yesu Kristo aje twajyana? Ni ikibazo umuntu yibaza, ntago si we wenyine ukibaza, nanjye ndakibaza, kuko mu buzima tugenda duhura na byinshi bigiye bitandukanye bituziga kandi bitubuza. Ariko ikibazo gihari ni iki ngiki: abantu benshi uko iminsi igenda irushaho kugenda yegera imbere, uko iminsi igenda irushaho kugenda isa nk'isatira ku musozo w'isi, aho kugira ngo abantu twiyambure ibituremereye bitubuza kubona ijuru, ahubwo dukomeza kugenda twizirikaho n'ibindi. Sinzi n'ibyo kintu muri kucyumva neza. Abantu aho kugira ngo dukore ibishoboka byose, tugabanye imitwaro yose itubuza kubona ubwami buhoraho, ubugingo buhoraho, ubwami bwo mu ijuru,
uko iyo minsi igenda irushaho kuza, uko isi igenda irushaho kuryoha nubwo njye mbona iri kubiha, uko ibintu birushaho kugenda bikomeza kuba bibi, abantu abitwa abakristo no barimo barijandika mu byaha no mu bibazo bituma bakomeza kwihambira ku kuzarimbuka, aho kugira ngo bashake ibituma ijuru ribabona nk'abantu bejejwe, kandi ijuru rikagira umuhate wo kuyabona ryo ribeze. Ikibazo ryari iki ngiki, ko ibyanditswe tubwira ko itegeko ry'icyumweru rizabanziriza rizarangira no kurangira kw'imbabazi, rizatangira no kurangira kw'imbabazi, kandi tukaba tutazi ngo iryo tegeko rizaza ryari. Mbese ubu ngubu riramutse rije tukumva batangaje ngo gahunda nuko abantu bose bakwiriye gusenga ku cyumweru, waba witeguye? Abandi nabo bakomeje kwinangira, bakomeza kwizirika kuri icyo cyumweru, nyamara ntago mbizi niba mutari kwibona ko igihe cyamaze kutugendana. Abantu bakomeje kwizirika ku nyigisho z'ibinyoma. Narababwiye ngo muzanshakira ahantu handitse muri Bibiliya yuko icyumweru tugomba kugisengaho, byarananiranye mwanze kuhabona. None ikibazo ariko kankubaza, usibye kugendera ku cyubahiro cy'abantu, ngo abantu batavuga ngo narahinduye, ngo abantu batavuga ngo narahindutse, ngo abantu batavuga ngo ndahindagurika, ubundi tuvugishije ukuri, niba wowe usenga ku cyumweru, unkurikiye wowe ukaba usenga ku cyumweru, utekereza yuko icyo cyumweru cyavuye he? Ese ubundi uretse kwihagararaho ukumva inyigisho ziyobya uwakiriye zivuga ngo isabato ngo ni y'abayuda, ngo isabato ngo yakuweho, ngo isabato ngo yuzura muri Yesu Kristo, niba Yesu ubwe yaravuze ngo mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe, sinaje kubikuraho ahubwo naje kubisohoza, utekereza ko wowe ubwawe urinde uko utagendera ku ijambo ry'Imana? None si ikibazo, niba waramaze kumva umuburo ugakomeza kwinangira, ugakomeza gutsimbarara, ugakomeza guhagarara kuri doctrine z'amatorero z'itorero wicayemo zakugishije ngo isabato yakuweho, nyamara Bibiliya ikavuga ko isabato iriho, iyo sabato uri kwanga ko ishobora kuzaba kimwe mu bizagutsindishiriza kugira ngo ubone ubugingo buhoraho, urayikwepa, urayishyira hehe? Icyo nicyo kibazo. Abantu benshi bakomeje kugenda binangira, ariko isi irimo iragenda ibereka ibimenyetso, irimo iragenda ibereka ibishashi, irimo iragenda ibereka ibihamya byerekana ko nayo ubwayo igeze ku musozo. Ntekereza ko rero iki ntabwo ari igihe cyo gukomeza kugundagurana, ntabwo ari igihe cyo kugira ngo ngende umudive, ngo ndi umupantekote, ngo ndi umwangirikani, ngo ndi umuyehova, ngo ndi umuyisilamu, ngo ndi umukatolike. No, reka ibi byose tubirambike hasi, ahubwo turebe ngo ni iki Bibiliya ivuga. Nicyo ndi gutekereza, ni iki Bibiliya ivuga. Twe gukomeza kurebera nureba birudade ngo umurebere muri forume y'abadive, nureba birudade umurebere muri forume y'abapantekote, nureba birudade umurebere muri forume. No, ibyo reka tubishyire hasi, twe twirebere ku cyo Bibiliya ivuga, kuko ngiye ubutumwa bwiriza ntabwo bufite aho bushingiye, ntibushingiye ku badive, ntibushingiye ku bapantekote, ntibushingiye no ku itorero, ahubwo bushingiye kuri Bibiliya. Icyakora birashoboka ko ukuri kwa Bibiliya ushobora gusanga hari idini cyangwa se itorero bihuje nako, birashoboka, ariko jyewe mpagaze kuri Bibiliya yonyine. None nawe niba wumva dufatanyije urugendo rwo kujya mu ijuru, hakaba hari aho ugera Bibiliya ukayikwepa, ukagendera ku nyigisho z'umuntu yakwigishije, kandi uwo muntu akaba atazakugeza mu ijuru, nyamara Bibiliya yo ikaba yakuyobora kugeza mu ijuru, urumva ukwiriye gukurikirana. Natangiye nkubaza ngo ubu tuvugana ugiye kumva itegeko ryo kuruhuka ku cyumweru by'agahato riraje, kandi ko ibyanditswe bitubwira ko iryo tegeko niriza rizaza no kurangirana kw'imbabazi, umutima wawe waba witeguye? Ahari reka ariko mbisome. Ndabisoma mu gitabo cy'ibibaho mu minsi y'imperuka, cyitwa ibibaho mu minsi y'imperuka. Icyo gitabo niba nawe ugikeneye ndagifite kiri soft, kuko murabona ko ndimo ndasoma nkoresheje imashini. Unyarikiye kuri 0788 700 857 0788 700 857. Unyandikire nkiguhereze nawe wisomere, urebe ibyirangira ry'imbabazi, urebe nuko ibintu byose bimeze. Aya ni amagambo make ngiye gukuramo, igitabo cyo ni kinini. Turasoma kuri page y'145 ku isubi ifite titire ivuga ngo igihe cy'imbabazi kizarangira gushyirwaho ikimenyetso birangiye. Igihe cy'imbabazi
kizarangira gushyirwaho ikimenyetso birangiye. Aya magambo muyumve kandi muyitondere. Bivuga ngo igihe gushyirwaho ikimenyetso bizaba birangiye, imbabazi zaba zirangiye. None umuntu yakibaza ngo mbese gushyirwaho ikimenyetso bizarangira ryari? Ni ikibazo umuntu ashobora guhita yibaza, kuko twabonye ko ibi byanditswe byera uhereye no mu byashusho 13 hagenda hatubwira yuko ngo marayika arimo arashyira ikimenyetso ku bana b'Imana, ariko na Satani nawe arimo arashyira ikimenyetso ku bana be, ku bantu be. Bivuze ngo rero imigabane uko ari ibiri, umwe ari guca hano undi agaca aha ngaha, buri umwe agashyira ikimenyetso ku bantu be. Ahubwo ikibazo umuntu yakibaza, wowe unkurikiye ufite ikihe kimenyetso? Ufite icya Satani cyangwa ufite icy'Imana? Ibyanditswe biratubwiye ngo igihe cy'imbabazi kizarangira gushyirwaho ikimenyetso birangiye. Umuntu yakibaza ngo gushyirwaho ikimenyetso bizarangira ryari, ariko ngo tumenye ko imbabazi zarangiye nazo. Yego, kadusome. Mbereho gato tutarinjira muri ibyo ibihe by'akaga biri muri korone, twese twari twamaze gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana ihoraho. Byumvikana ko mbere y'uko akaga kaza, mbere y'uko akarengane kaza, gushyirwaho ikimenyetso byari byarangiye deja. Ngiye n'ibiri bivuze ngo mbereho gato tutarinjira mu bihe by'akaga, twese twari twamaze gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana ihoraho. Ngo ni mbereho gato, bivuze ngo ni mbereho gato. Kandi ibyanditswe biratubwiye ngo ikimenyetso cy'Imana kizarangira no gushyirwa kizangirana n'imbabazi. Bivuze ngo gushyirwaho ikimenyetso bizajyanana no kurangira kw'imbabazi. Bivuze iki rero? Imbabazi zizarangira no gushyirwaho ikimenyetso birangiye. None ibyanditswe biratubwiye ngo mbereho gato tutarinjira mu bihe by'akaga, twese twari twamaze gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana ihoraho. Bishatse gusobanura yuko imbabazi zarangiye mbereho gato yuko itegeko cyangwa se itegeko ry'akarengane ritangazwa. Mbereho gato ni ibyanditswe byaba bikuvuga. Ushaka igitabo kimbwira nkimuhereze, nta nubwo ari na kimwe ya soft yanditswe n'intuza na yani by'umuntu aba yarakopinze. Oya, ni igitabo bagiye basikana, ni scanner mfite, ntago ari intuza. Hanyuma ngo nuko mbona baba marayika bane barekura imiyaga 4, maze mbona inzara, indwara z'ibyorezo n'inkota, ndetse n'isi yose icemerewe. Yego, ariko aya magambo akomeye aravuga ngo mbereho gato tutarinjira mu bihe by'akaga. Mbere yo kwinjira mu bihe by'akaga, twese twari twamaze gushyirwaho ikimenyetso. Bivuze ngo ikimenyetso cyashyizweho mbere y'uko akaga kinjirwamo. Kandi titiri katubwira ngo igihe cy'imbabazi kizarangira gushyirwaho ikimenyetso birangiye. Bivuze ngo gushyirwaho ikimenyetso n'igihe cy'imbabazi byose n'ibintu bizajyanirana. None niba bizajyanirana rero, tukaba tubonye yuko ngo byabaye mbereho gato yuko abantu binjira mu mubabaro. Bivuze ngo imbabazi zizarangira mbereho gatoya. Ako gato uzarakaye. Ko wasanga amahirwe uri guhabwa ari aya ngaya, ko wasanga igihe ufite ari iki ngiki, ko wasanga uburyo ufite ari ubu ngubu bwo kwihana, ariko mwaretse tukajya imbere y'Imana tukayaturira, tugasanga bagenzi bacu twahemukiye tukabaturira, ijuru rikatubabarira, ibyanditswe byera tutagendeyemo tukabikurikiza. Cyane cyane nkatwe abantu turi mu Rwanda, muri kubona ko ibintu byamaze guhindura isura. Amadini no kwishingikirizaho bisa nk'ibyarangiye. N'abitwa ngo barasenga nabo ni igihe gito, kuko inama ziri gukorwa gahoro gahoro, tuzajyana tubyiga gahoro gahoro. Reka nkomeze nsome twigendere. Nabonye abamarayika bakora hirya no hino mu ijuru. Umumarayika wari ufite ihembe ririmo wino ku itako rye yagarutse mu ijuru avuye ku isi, maze amenyesha Yesu ko yarangije umurimo we, ko abera babazwe kandi bashyizweho ikimenyetso. Nuko mbona Yesu wakoreraga imbere y'isanduku imbere y'isanduku irimo amategeko 10, ajugunya urwabya rw'imibavu hasi. Mbibutse ko urwabya rw'imibavu rusobanura amasengesho y'abera. Bivuze ngo rero niba Yesu yajugunye urwabya rwe hasi, bivuze ngo gusaba imbabazi ntibyari bikemewe, kubera ko aha Yesu yari mu buturo bwera bwo mu ijuru guhera mu 844. Ajugunye urwabya rwe hasi rero, azamura amaboko ye maze avuga ijwi rirenga ati birarangiye. Ni ibiki byari birangiye se?
inyandiko z'ibanze paji ya 209 ingero ya 2018. Hasigaye agahe gato gusa nk'uko byahoze, ariko kugeza ubu karacyariho. Nyamara nubwo ishyanga ritera irindi shyanga, ubwami bugatera ubundi bwami, kugeza ubu ntiharakabaho guhangana muri rusange. Aya ni amagambo turimo tubona ngo ntihari hakabaho guhangana muri rusange, kubera ko tubona ko ibyago bizaza, abantu bakavuga ngo ngo byatewe ngo n'abantu, ngo banze ko dushyira hamwe, ngo banze ko twumvira ngo kugira ngo twese dusengera hamwe icyitwa impuzamadini. Nongere nkigarukeho, n'ubundi simbiceceka, ngomba kubivuga. Impuzamadini mu Rwanda twarayibonye, twabonye icyitwa ni sinzi ukuntu bayita, ariko nyine byanze bikunze ni muri iyo sansi. Twarabibonye impuzamadini yo mu Rwanda n'impuzamadini yo ku isi, icyitwa ecumenism cyazanywe na papa. gufata abapantekote, agafata abangirikani, agafata abakatolika, agafata abayisilamu, agafata abahinde, agafata ababudisite, agafata abayuda, abajuzi, abajudayizime, bose agahuriza hamwe ngo icyo dupfa nuko dusenga icyitwa Imana, pana yo mu ijuru, nuko dusenga icyitwa Imana. Nimureke duhurize hamwe twubake imbaraga. Ariko abantu ngo banze guhura cyangwa se guhuza n'izo nama, abo niba akaga kazageraho, kuko nibo bazitirirwa ibibazo byose biri muri iyi si. Nibo bazavuga ngo mwateje isi akaga, mwanze kubigenza gutya, none dore Imana irimo iradusukaho ibibazo. Abo bantu rero nibo bagiye guhigwa, kandi abo ngabo ni abantu bazagendera kuri Bibiliya, kubera ko twe turabizi neza ko Bibiliya yo ubwayo ntitwemerera ikintu cyitwa ngo ni ukwihuza nk'uko dusengiye ku mana zitandukanye. Si ngoma ngo birudaduze umatine ngo ngwino usengere ngo wenda ngo mu bakatolike ngo ngwino usengera, no, kuko mfite imyizerere yanjye, mfite uko nyine nizera, umutima nama. Kandi byanditswe bitubwira ko ibyo byose ngo bizahaguruka ari uko umutima nama ukozwemo. Ariko reka twihute, igihe cy'imbabazi kizarangira bitunguranye, ntawe ubyiteze. Ngo igihe cy'imbabazi kizarangira bitunguranye ntawe ubyiteze. Ubwo Yesu azaba ahagaritse gusabira umuntu, ibya buri wese bizaba byamaze kwanzurwa by'iteka ryose. Igihe cy'imbabazi kizaba kirangiye, Kristo ntazaba agisabira abantu ukundi. Amaherezo icyo gihe kizagwa gitumo abantu bose, bityo abazaba barirengagije kweza imitima yabo bumvira ukuri bazasangwa basinziriye. Igihe cy'imbabazi nikirangira kizaza nta nteguza. Bivuze ngo kurangira kw'imbabazi bizaba bisa nk'aho ari ikintu gisa nk'igitunguranye mu buryo abantu batiteze, kandi abantu barabwiye ngo mwitegure, abantu bakabyanga. Twaravuze ngo mugendere ku mahame ya Bibiliya, mukabyanga tugakomeza tukagendera, kuko abantu batwigishije inyigisho zivuye mu mitwe yabo, ariko nta handi bikomoka. Ni Babuloni, ni hahandi kwa wa mugabo ngo nyina w'ibizira kandi nyina w'abamaraya, aho ni ibyo byose bikomoka. Igihe cy'imbabazi nikirangira kizaza nta nteguza, bizaba bitunguranye mu gihe tutabyiteze namba, ariko dushobora kuba twanditsweho ibyiza mu ijuru uyu munsi, kandi tukaba tuzi ko Imana itwemera. Icyo gikorwa gikubiyemo umurimo wo kugenzura, ari wo murimo wo guca imanza, kandi icyo gikorwa kibanziriza kugaruka kwa Yesu aje mu bicu byo mu ijuru. Mbere y'uko umwuzuruza, Nowa amaze kwinjira mu nkuge, Imana yamukingiranye mu nkuge, kandi abatubaha Imana nabo bakingiranirwa hanze. Ariko mu gihe cy'iminsi 7 abantu batari bazi ko iherezo ryabo ryamaze gushyirwaho bakomeje imibereho yabo no kutagira icyo bitaho, gukunda ibinezeza no guhindura urw'amenyo imiburo yavugaga akaga kari kagiye kubageraho. Ibyo byose ni by'abantu bakomeje gukerensa mu gihe cya Nowa. Ariko n'ubu ngubu murabireba, tuzamura ikondera twavuga ngo nimwitegure igihe kigiye gushira, abantu ntibabyumva ahubwo bakadukwena. Twabwira ngo nimuve mu byo murimo mukurikire Bibiliya, abantu bakadukwena ngo turimo turashaka abayoboke, ariko ko nta rusengero ngira, ko nta torero ngira, abayoboke bashyira he? Nge ndimo ndavuga umurimo w'uwantumye, ndimo ndavuga umurimo w'uwampagazeho akandenda, akamba ngo genda ubwire ubwoko bwanjye. Ndimo ndabwira ngo igihe kigiye kugera, imbabazi zirangire, kandi twamenye ko ngo zizaba zitunguranye. Igihe bizatungurana ukumva itegeko ryo kuruhuka icyumweru riraje, uzahungira he kandi waranze kwihana? Ni ikibazo.
umukiza aravuga ati niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba, nk'uko umujura wa nijoro aza bucece ntawe umubona, niko bizaba no mu isaha iheruka izaranga iherezo rya buri wese, ndetse no gukurwaho guheruka kw'itangwa ry'imbabazi ku banyabyaha. Mu gihe abacuruzi bahugiye mu gukurikirana inyungu, mu gihe abakunda ibibanezeza bashaka guhaza ibyifuzo byabo, mu gihe babaswe no kugendana n'ibigezweho barangamiye imirimbo, byashoboka ko muri icyo gihe aribwo umucamanza w'isi yose azaca iteka avuga ati wapimwe mu gipimo ugaragara ko udashyitse. Ngo mu gihe abantu bazaba bishakiye banezeza, mu gihe bazaba bashaka mode zigezweho, mu gihe bamwe bazaba bari mu bucuruzi, mu gihe abandi bazaba bari mu rutundo, mu gihe abandi bazaba bari muri byinshi bitandukanye, ubwo nibwo ngo ijwi zaba ngo mwapimwe mu gipimo musanga mudashyitse. Bishatse kuvuga ko igihe kirangira ry'imbabazi kizatungurana mu buryo abantu batiteze, ariko ikibazo ko twanze kwitegura, twanze kwihana, twanze gusaba imbabazi, twanze kugendera ku kibira yigisha, ahubwo turimo tugendera ku marangamutima y'abantu. Mbese tuzarokorwa n'iki? Babandi ahangaha muri iki gitabo cyitwa inyandiko z'ibanze niho harimo amagambo kuri page zera avuga ngo abantu bazasanga abigisha babo, bazasanga abapasiteri babo babwira ngo kuki mutatubwiye iby'iki gihe, ngo bazabwira ngo Bibiliya mwari muzibitse iwanyu, ibitabo by'uko abahanuzi mwari mubibitse iwanyu, mwashaka ko tubakorera iki niba mwaranze kumva icyo Bibiliya zivuga. Mbese nawe ushaka kuzabwirwa ayo magambo? Ingingo ikurikiraho iravuga ngo icyo umuntu azakora igihe cy'imbabazi kimaze kurangira. Ntago ndi buyavuge, Uwiteka natubashisha tuzayakurikizaho mu kiganiro cy'ubutaha. Mbese imbabazi niziramuka zirangiye tuzabigenza gute? Tuzakomeza twihane, tuzakomeza tubwirize, tuzajya mu buriri twiryamire, tuzavuza induru, tuzaririmba, bizagenda bite? Ngiki cyo tuzareberaho mu cyigisho gikurikiraho. Imana ibahe umugisha. Mufite igitekerezo, ikibazo cyangwa se inyunganizi, mwabishyira muri komenti cyangwa se mukanyandikira kuri za nimero natanze, ni 0788 700 857, 0788 700 857. Uwiteka abahe umugisha. Rero turasoje, ariko mbasaba kugira ngo nyaboneka mwirinde hatagira ubayobya. Igihe kirimo kiradushirana, iminsi yaturangiranye. Uwiteka duhagarareho. Reka dusenge. Data mwiza, mu byo dukunda kandi ukiranuka, tumaze kubona ijambo ryawe yuko igihe cyo kurangira kw'imbabazi kizaza gitunguranye. Nyamara iyo twisuzumye mu mutima dusanga tutera, dusanga hari byinshi bikituboshye. Ndakwinginze ngo umanure imbaraga mvajuru, udusukire Mwuka Wera, atubashishe kwihana kandi twihanire kureka, atubashishe kwitegura, twemerera agakiza kawe kabe muri twebwe, ari jyewe n'uyu nguyu udukurikiye, twese tukuronkereho umugisha. Wandukura amazina yacu mu gitabo cyo kurimbuka, ahubwo yandike mu gitabo cy'ubugingo. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo turakoze. Amen.